ntabwo namubabarira pe, ariko Theogene nibishaka naramubabariye, ndamubabarira rwose inshuro nyinshi, n'ubu ndabisubiramo ndamubabariye. Rero mfite ubutumwa bwe yampaye ngomba kubagezaho, nzakomeza no kumubabarira, hari nayo mpamvu nyine ngiye kubagezaho iyi barwa ye cyangwa se uru rwandiko rwe. Uru rwandiko ruratangira ruvuga ngo nibishaka Theogene, ni icyifuzo yatangiye angezaho. Ni jewe ukatiye igihe kinini mugenzi wanjye turi kumwe muri Kesi Ferdinand Uwimpaye mu bihe byo gusenga icyambere n'amakuru. Umwami Yesu nashimwe cyane inshuti bana b'Imana, Umwami Yesu nashimwe cyane. Muraho neza? Reka nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Ndagarutse ndi Jean Paul kubishura kugira ngo mu by'ukuri tuganire. Nibishura TV, wewe wakanze subscribe, by'umwihariko wowe udukurikirana umunsi kundi ukadusangiza n'ibitekerezo, wowe ukunda ibiganiro by'ivuga butumwa n'indirimbo, ugashyira umukono wawe muri komenti, ushaka kutwereka umurava ndetse n'urugwiro n'urukundo byinshi bikuzuye, no kunyoterwa cyangwa se kugaragaza inyota ufite y'amagambo y'Imana tuvamo, ndetse binyuze mu ndirimbo n'ibindi biganiro by'ijambo ry'Imana tugenda tubagezaho by'abantu bagiye batandukanye. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Nakonze kubisobanura kenshi ko mfite YouTube channel ebyiri. YouTube channel Ibishura TV mu by'ukuri ni channel nahariye indirimbo n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bavuga Imana, ndetse no kumviraho imvugo y'Imana binyuze mu buhanuzi. Nje kugira ngo mbagezeho ubutumwa, mfite ubutumwa nahawe, ariko ntabwo ari ubutumwa nahawe n'Imana, ahubwo ni ubutumwa nahawe na bagenzi bacu tumaze igihe dukorana ivuga butumwa ryo kuri YouTube. Kabone nubwo nyine hari amateka yagiye aturanga cyangwa se amateka yagiye atubaho muri iryo vuga butumwa, ariko nanone Bibiliya iravuga ngo mukundane nk'uko bikwiriye intore z'Imana, ngo kandi mubabarirane, hirya y'ibyo mwihanganirane, ngo kandi ngo ntimukihorere ngo umwe yumve ko ashaka kwihorera kuri mugenzi we, ngo ahubwo mutegereze Uwiteka Imana azabahorere. Bibiliya ivuga ku mbabazi kandi ikazitindaho cyane, dore ko yagiye inavuga ngo utababarira mwene se nawe ntazababarirwa. Nje kubagezaho rero ubutumwa bw'umugabo witwa Nibishaka Theogene. Uyu mugabo muramuzi kuri YouTube, muramuzi ku ma social media menshi, kandi mumuziho byinshi. Mumuziho avuga iby'ubuhanuzi, mumuziho wenda gushogoranya na bagenzi be barimo basakuza bateragurana amagambo hafi kurwana, mumuziho bya bindi byose mumuziho. Ariko wowe ugiye kudukurikirana ari ubwa mbere, uyu mugabo ni umugabo umaze igihe kuri social media, watangiye kuyigaragaraho mu myaka ishize itari myinshi. Ni umugabo wagize amateka kuri social media kugera ku rwego yakunzwe na benshi cyangwa yumviswe na benshi, ariko nanone hari n'abandi benshi bamwanze kuko yagiye agaragara mu buryo bubiri, mu buryo bwa gihanuzi ariko no mu buryo bw'abadafite imbuto za gihanuzi. Nanjye ukurikije n'uburyo byagiye bigaragara, ni umugabo wagiye agaragara
avuga iby'ubuhanuzi, avuga ubutumwa n'amayerekwa n'ibindi, ariko ejo ukamwumva nanone arimo aratukana yakotsoye, ukamubona arimo arajya gufata abantu mu mashingu n'ibindi byinshi byagiye bigaragara. Ariko icyo nshaka kuvuga nta kindi, ndashaka gutinda ku ruhande yagaragayemo cyane rw'ivugabutumwa. Ndetse uyu mugabo nanjye ubwanjye ni umwe mu bagabo bangoye cyane. Ni umugabo wanduhije umutima, ni umugabo wamvunnye mu mutima, ni umugabo wansengesheje amasengesho y'uburyo bwinshi, ni umugabo wandakaje, ariko ni n'umugabo wakoze mu jisho ry'Imana kuri jyewe. Ariko Bibiliya iravuga ngo mubabarirane. Ibyo byose nubwo byagiye biba gutyo, ariko ni n'umugabo nagiye numva mbabariye muri jyewe, kandi na n'ubu nkimubabariye. Rero mfite ubutumwa bwe yampaye ngomba kubagezaho, ariko byari ngombwa ko mbanza kuvuga ibyo byose. Mu by'ukuri hari abantu bagiye bakurikirana ibiganiro byinshi. Uyu Nibishaka Theogene yagiye ankoraho kuri YouTube channel yitwa Umusaraba TV, kuri channel yitwa Impanuro TV, ndetse no ku yandi macano agiye atandukanye. Ni umugabo wantutse antukira ku karubanda, ahamagarira abantu kuzaho mba bakandeba. Ni umugabo wanyambitse ubusa, aranyandagaza, aranyandarika bikomeye, kandi ibyo byose akabikora nyine ngo nk'umuhanuzi. Ni umugabo wankoreshereje utunama n'udukipe tugiye dutandukanye. Ni umugabo wampesheje ibihano bikomeye cyane kuri YouTube afatanije na mugenzi we. Ndababwiza ukuri, mvuze ibyo yankoreye byose, bamwe barira. Ni umugabo watumye abantu bantuka bitewe n'ibiganiro yagiye ankoraho. Abantu barantutse, banyambika ubusa, banyita uruntu, banyita urushitani, banyita uruzimu. Amakomenti, hari benshi bitabiriye ama YouTube channel icyo gihe baje kumurwanirira. Hanyuma mu by'ukuri ni umugabo nari nanamije, mbwiza ukuri ndamubwira ngo nuramuka udahindutse ngo uhinduke kuri ibi bikorwa byawe, Imana izaguhana, kandi izaguhana yihanukiriye. Nari namuhaweho ubutumwa icyo gihe mpagurukira kubuvuga kuri YouTube, kuko Imana yari yampagurukije imbwira ngo ningende mbwira abantu ko arimo arayobya abantu, ko ibintu arimo aravuga ko ari ubuhanuzi, ko nta Mana yamutumye. Mu by'ukuri twavuganye icyo kiganiro, maze kugikora nibwo yakoze ibiganiro byinshi abifashijwemo n'iyo channel yitwa Umusaraba TV, ndetse n'iyo yitwa Impanuro, kugera ku rwego habonetse n'abandi biyita abahanuzi baturutse mu ntara zigiye zitandukanye baza kuvuga ko Imana imushyigikiye. Ariko mu by'ukuri nari mfite amakuru y'uko icyo gihe Imana itari imushyigikiye rwose. Icyo nshaka kugarukaho nta kindi, hirya y'ibyo byose n'ibindi byinshi nagiye mpura nabyo biturutse kuri we, mu by'ukuri yaje kwisanga muri gereza. Kugeza kuri uyu mwanya turimo tuvugana, ari muri gereza ya Mageragere, aho akatiwe umwaka n'igice w'igifungo n'ihazabu y'ibihumbi 250. Ariko kandi akaba akatiwe n'undi mwaka ariko wasubitswe. Gusa mbatangarize yuko iyo mu mategeko ufite igihano gisubitswe hanyuma ukongera gufatirwa mu nsubiracyaha, iyo bagufashe bya bihano byombi, yaba icyasubitswe kirasubukurwa n'igihano gishya, byose bigakomeza. Uyu Nibishaka Theogene rero, we na mugenzi we witwa Uwimpaye Ferdinand, ku cyumweru cyashize nagiriwe amahirwe yo kuba narindi mu ivugabutumwa muri gereza n'ubundi, cyangwa se mu igororero rya Mageragere nk'uko babivuga, ntibakivuga ngo gereza, bavuga igororero. Kuri icyo cyumweru rero naje kubonana n'uyu Nibishaka Theogene n'uyu Ferdinand, turaganira gato, turaramukanya.
ariko uyu nibishaka Theogene aza kumpa urwandiko, arantuma antuma ku bantu bamukunze, antuma ku bantu bamukurikiranaga, arambwira ati uzagende uru rwandiko urusomera abantu banjye, hanyuma numara kurubasomera nyamuneka unkorera ubuvugizi ndebe yuko nakomeza kwirwanaho. Natinze bitewe n'umunaniro n'ibindi bintu byinshi nagombaga gukora byihutirwa cyane, natinze kubagezaho ubu butumwa bwa nibishaka Theogene, ariko uyu mwanya ngira ngo mbasomere uru rwandiko rw'ubutumwa yampaye, nongere mbisubiremo. Bibiliya iravuga ngo mubabarirane kuko nimutababarira na so mu ijuru nawe ntazabababarira. Nibishaka Theogene namubabariye ku byo yankoreye byose, namubabariye ku bugome yankoreye bwose, dore ko nawe mu kiganiro gitoya twagiranye ku cyumweru aho nyine mu igororo rya Mageragere yanyujijemo akantu kamugoye wenda kugasobanura neza, ariko jyewe ndakumva nk'umuntu mukuru, aho yambwiye tugenda ukora ikiganiro cyiza kimvuga neza, kivuga ibyiza, kivuga ati nk'umukozi w'Imana nyine atukora ibintu nyine nk'iby'umukirisitu. Mu by'ukuri twagiranye ibihe byiza hariya muri rigororo rya Mageragere. Ni umugabo wamfashije kubyina, nyuma yuko mubizi ko muri ibyo biganiro yagiye ankoraho, mu by'ukuri yari yaragiye akora ibiganiro, yigeze akora ikiganiro cyansesereje cyane, aho yanamije akavuga ngo jyewe ntabwo ndi mu bahanzi baririmba, ngo ahubwo ndi umunyakabari, ngo ndirimba ibisope, ngo nzajye mu kabari, ngo abe ariho njyana ngo ibyo bisope. Apfobya umurimo w'Imana yampamagaye n'ibindi byinshi, ahamagarira abantu ati ibi bisope by'uyu muntu n'ibindi arabituka, atuka indirimbo zanjye. Ariko mu by'ukuri pe nawe bisa naho yaje kwigarura, abona yuko Satani ari we wagiye amutwaza igitugu amuyobora. Aho muri gereza ya Mageragere, niba hari umuntu wamfashije guhimbaza, niba hari umuntu wamfashije kubyina indirimbo, niba hari umuntu wamfashije kumvikanisha ubutumwa, niba hariho umuntu wateye haleluya nyinshi ziruta iz'abandi, niba hariho umuntu wateze amaboko kurusha abandi, niba hariho umuntu wabyinnye kurusha abandi, ni umugabo witwa Nibishaka Theogene. Yarabyinnye ivumbi riratumuka kugera ku rwego navuze nti sima yo mu igororo ry'abandi arayimena. Ariko mu by'ukuri pe wabonaga yuko abiterwa nyine n'amarangamutima yamwuzuye, kubera ko indirimbo naririmbye cyangwa Imana yampaye yarazumvishemo nyine intsinzi y'Imana. Rero uyu Nibishaka Theogene ari mu bantu nishimiye cyane hariya mu igororo rya Mageragere, kubera yuko yamfashije umurimo w'Imana. Ibyo rero dusoje iteraniro, ni iteraniro ryatangiye rikerereweho gatoya bitewe nuko twasanze hari musenyeri w'Abaromani Katolika wagombaga kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, batindaho gatoya. Ni iteraniro twinjiyemo 8:30, ubundi 7 bari baritangiye, ariko ni iteraniro twumviyemo Imana ku buryo bukomeye. Ni iteraniro twigiyemo ijambo ry'Imana ku buryo budasanzwe. Umuvugabutumwa wabwirije iryo teraniro ni umupastori witwa Kariste, nawe usanzwe ayobora muri ADPR. Yatwigishije ijambo ryiza ku buryo bukomeye cyane rivuga ngo icyubahiro ni icy'Imana. Hanyuma bampereza umwanya wo kuririmba, bampaye indirimbo 5 bitewe nuko igihe cyari gitoya. Na ahantu mu by'ukuri muri rigororo rya Mageragere, abatarajyayo rekana n'abasabe rwose muzajyeyo, mujye mugerageza musure abariyo. Ni abagabo nkatwe n'abagore nkatwe, ni abantu bagira amateraniro meza, ni abantu basenga, ni abantu bagira ibihe byiza byo guhimbaza no kuramya Imana, ni abantu bavugana n'Imana ku buryo budasanzwe, ni abantu bisanzura
umuziki uba mu igororo rya Mageragere nta n'ahandi ndawubona. Mu yandi magambo, ni ahantu umuntu agera bakamuhereza umuziki mu buryo bwiza, ukisanzura, ukaririmba, abantu bagahanura, bamwe bakarira, abandi bagasakuza, bagahaguruka, bakabyina, bakishima. Mbega mwari ragororo rya Mageragere, iyo ririmo muri ayo materaniro, ntabwo ushobora kumenya yuko ari muri gereza cyangwa se ari abantu bafunzwe cyangwa se barimo baragororwa, ntabwo wabimenya pe. Ariko iyo uganiriye na benshi muri bo, umwe arakubwira ati nge nkatiye imyaka 15. Hari n'umusaza w'umupasiteri wambwiye ati nge nkatiye, niba yarambwiye burundu, ngira ngo yambwiye ko akatiye imyaka 30. Yarambwiye ati nkatiye imyaka 30. Hari abo twagiye tuganira ati nge nkatiye 7, nkatiye 10, nkatiye 20, nkatiye 2, nkatiye amezi, nkatiye umwaka n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Ariko ni abantu batita ku bihano bahawe, ni abantu batita kuri izo za burundu, ni abantu batita kuri iyo myaka ingana gutyo umuntu aba yarakatiwe, ni abantu mbega batagira icyo bitaho mu bundi buryo, ni abantu nkatwe, ni abantu bakijijwe, ni abantu basenga, ni abantu biteguye kuzabona umwami Imana, ni abantu biteguye kuzasanganira Kristo ku bicu, ni abantu biteguye kuzuka kwa Kristo. Rero reka mbabwire, nari ndimo mbanyuriramo mu ncamake uko ibyo bihe byagenze, n'uburyo nibishaka Theogene yamfashije kubyina. Nyuma y'ibyo bitutsi byose nabanje kubabwira ntashobora gusubiramo, ariko n'umuntu nababariye muri je, naramubabariye nibishaka Theogene, naramubabariye n'ubu ngubu mbisubiyemo, nongeye kumubabarira. Kandi pe ni umugabo rwose, mu yandi magambo ni mugenzi wanjye, mu by'ukuri uhumeka umwuka nk'uwanjye. Satani niwe utugira mubi, Imana ikatugira beza. Nanjye sinashobozwa kumubabarira hatari Imana inshoboje kumubabarira. Ndamutse nshingiye wenda ku buremere bw'ibyo yankoreye, ntabwo namubabarira pe. Ariko Theogene nibishaka naramubabariye, ndamubabarira rwose inshuro nyinshi, n'ubu ndabisubiramo, ndamubabariye, nzakomeza no kumubabarira. Hari nayo mpamvu nyine ngiye kubagezaho iyi barwa ye cyangwa se uru rwandiko rwe. Reka ndusome nanerekeze no ku musozo. Uru rwandiko ruratangira ruvuga ngo nibishaka Theogene, ni icyifuzo yatangiye angezaho, kivuga ngo mwadukoreye ubuvugizi, dukeneye umwavoka wa miliyoni. Ni ukuvuga ngo, ngira ngo murimo murabyumva, dukeneye umwavoka wa miliyoni. Ni jewe ukatiye igihe kinini, mugenzi wanjye turi kumwe muri kesi Ferdinand Uwimpaye, we akatiye amezi 6. Hanyuma Theogene akagira ati uwamfasha ashatse guca kuri nimero 0788301002, yaragize ati fone irafunze. Mu gihe babafataga nimero za telefone barazibambuye, n'amatelefone barayabambura. Hanyuma bivuze ngo ntabwo wamubona kuri iyi nimero, birumvikana. Yaragize ati rero iyo nimero ya telefone irafunze, ntayiriho. Mu yandi magambo, uyu nibishaka Theogene arabamenyesha yuko abantu mwajyaga mumushaka munyuze kuri iyi nimero navuze, ntabwo iyi nimero ikibaho. Hanyuma yaravuze ngo ariko uwansura, uwashaka kunsura, yakoresha kode y'igororero ry'Imageragere cyangwa se igororero ry'Inyarugenge, aranayivuga, 882 ugashyiraho urwego, ukongeraho 0,578 ugashyiraho akarongo kaberamye 225. Ndasubiramo: 182 8 1 311 300
urwego 0157 akarongo kaberamye 225. Ibyo byose nibwo buryo wakoresha usura uyu nguyu nibishaka Theogene. Hanyuma aragira ati message ati iyo umaze ati mu gihe waba umaze gukora ibyo ngibyo uhita wandika ngo nitwa runaka noherereje nibishaka Theogene amafaranga ati noneho ukandikaho ngo akaranga umugororwa 0157 akarongo kaberamye 225. urumva iriya ni kode iranga umugororwa. Nimero iranga Theogene muri mu igororo rya Nyarugenge ni 0157 akarongo kaberamye 225. hanyuma ubwo nibwo butumwa bwa nibishaka Theogene. Nibwo butumwa bwa nibishaka Theogene yampaye ngo mbubagezeho. Hanyuma hirya y'ibyo ngibyo jewe nsoje ubutumwa bwanjye, ariko mbabwira ngo mubabarirane kandi mwihanganirane. Nari ngambiriye kubagezaho ubutumwa yampaye, ibirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha. Uyu nibishaka Theogene mbibutse ko ari kumwe na Uwimpaye Ferdinand. Hanyuma hamwe no kubasengera no kubingingira Imana ngo Imana ikomeze kubabaho no kubagirira impuhwe n'imbabazi n'ibambe, twizeye yuko mu gihe gikwiriye bazasoza ibihano bakagaruka muri societe. Murakoze cyane. Reba muri komenti udusangize ibitekerezo. Ni ku Bishura TV, ndabakunda cyane.